uzaba wasigiye nde mbe nyokukubyara Loreti aziyambaza nde mbe nk'abato bawe watetesheje bo bazize iki beriya nshuti yawe Loreti nzamubwira iki nabaza nyina titanti narihe azamubwira iki nabaza nyina titanti narihe azamubwira iki mbe nk'agashiki ke Loreti yengwa zagahoza te Loreti windiriza abana mama wikwiririza abana shenge mbe Loreti ibyo wabyibajije ute kubabaza abo mwana nyeshenge utujijije iki abarira nimu yihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shenge azarwubake neza murusheho kumusabira shenge azarwubake neza kanjogera injongi oya mama we uwaruka kumweka ndagukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we tukiri bato twembi ndagukunda tukiri bato twembi oya mama we tukiragira n'utunyana ndagukunda n'impamo tukiragira n'utunyana oya mama we tugitobanga n'utwondo ndagukunda n'impamo nagukunze rwinshi oya mama we kuko wandutiye bose ndagukunda n'impamo nakumereye mwemwe oya mama we hagati y'igituza ndagukunda n'impamo nakumereye imbuguyu oya mama we hepfo y'umukondo ndagukunda n'impamo zikorakore muzumve oya mama we ntihavutse na rumwe ndagukunda n'impamo
maze nkujyane bunyiginya ndagukunda ni mamo naguseguye inkokora zombi oya mama we maze nkorose urukundo. Intumwa rero nijya gusohoza ubutumwa ngira ngo ngushimire ariko njye no gusohoza ubutumwa ntaza kunyagwa ni akaga umuntu akunyaga inka akanyaga izo yaguhaye n'izo wikuriye ahandi. None rero nkaba ngira ngo rwose Pascal ni umugabo mwiza ni ukuri umutima uzawuhorane kandi nkubwira ko nuza mu muryango wacu ntacyo uzahaburira. Murakoze. Nkuko wabikekaga ariko uyu munsi urabyibonera kugira ngo umenyeshe ko n'ejo ubundi uzagaruke tuzakwakira ntacyo uzatubura. Asigaye urakoze ibyo umbwiye ibyo ntumye nanjye ndabishyikiriza abo mpagarara. Igikurikira rero ni uko wavuze uti zakumenyesha igihe nzaguhekera. Humura ntabwo nabana byombi wankwereye nashimye hasigaye ugende witegura ku itariki 14 z'ukwa gatanu 2021 mu gicamunsi uzitegure nzaguhekera.
kwa 28 kwezi kwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango bivuga ko ugushingirwa kwemewe ari ugushingirwa gukora imbere y'umwanditsi w'irangamimerere kandi ushingirwa akaba afite imyaka 21. Iyo myaka rero murayirengeje. N'ingingo y'169 ikavuga ko abafitanye isano y'ubuvandimwe itaziguye badashobora gushyingiranwa, kandi ko abafitanye isano y'ubuvandimwe iziguye kugeza ku gisano cya karindwi nabo badashobora gushyingiranwa. Ibyo nabyo byasuzumiwe mu miryango yanyu. Abageni bagiye gushyingirwa bagomba kurangwa mu gihe cy'iminsi 20 nk'uko biteganywa n'amategeko, cyane cyane ingingo y'174 y'iri tegeko, kandi ibyo nabyo byarakozwe. Abageni mwe leta ibataza umuryango mwiza nk'uko ingingo ya 18 y'itegeko nshinga ryavuguruwe mu Kuboza 2015 itubwira ko umuryango ari umuzikamere w'imbaga y'Abanyarwanda urengerwa na leta kandi ikawubahiriza. Bana muzabyara mutegetswe kubarera neza mufatanyije, urugo rwanyu ruzaba urugendwa kandi rwa mwembi. Urugo si urw'umugabo wenyine, si n'urw'umugore wenyine, n'ubwo urugo ni urwa mwembi, bityo mukaba mugomba gufatanya kurushakira kiruteza imbere. Icyaramuka kiruhungabanyije mwakirwanya mwembi, ariko kandi leta nayo mu nshingano zayo harimo ibirebana n'umuryango twiteguye kubunganira. Mukaba mwaje ku bwanyu nta gahato mu buyobozi nk'uko biteganywa n'amategeko, cyane cyane mu ngingo ya 17 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Sabatatiki abaturage yikundira ibirayi n'igitoki. Abageni b'uyu munsi ni ibirayi. Edouard Grathia akunda ubugari n'isambaza. Ntabwo aba ari urwenya, ahubwo iyo ugiye gushakana n'umugore ukaba umukunda rwose ugomba kumenya ikintu akunda, kandi uko uringaniye n'ameza icyo gihe kikaba gihari. Ariko ikindi cya kabiri cyerekana ko ukunda uwo mwashakanye. Umugabo agomba gukunda uwo mwashakanye, ni ukutamuharika. Guharika uwo mwashakanye ni icyaha byemewe n'amategeko yacu ya Repubulika y'u Rwanda, ariko icyo dusaba gikomeye ni uko utaharika uwo mwashakanye kandi ukamwubaha, ukamwubahisha, ukamukunda, ukamukundwakaza. Kandi kimwe mu bintu by'urukundo uwo mwashakanye ni uko utamuharika. Cya gatatu ni ukumuhereza ibikoresho utahagaze imbeho, nabyo bifite icyo bisobanuye. Ugomba kuba ibyishimo by'uwo mwashakanye, ukaba umunezero, ukaba amahoro ye. Ntabure amahoro kandi uhari, ntabure ibyishimo kandi uhari. Icyo ni ikimenyetso gikomeye gukunda uwo mwashakanye. Uharanira ko urugo rwanyu rutubakirwa ku musingi. Umusingi buri urugo biterwa n'umusingi, kandi umusingi ni urukundo. Umugore rero ugenda bakamushakira insimburangingo, ariko umutima ntawugira urugingo ruwusimbura. Iyo umuntu atagira umutima arapfa. Bivuze ngo urugo rufite umugore utagira umutima, utari umutima w'urugo, utari nyampinga, utari umugore ubereye u Rwanda. Iyo uhuye n'akaga ukazana umugore utagira umutima, uhuye n'ibyago. Bene utwo tuzina rero muri kutubitu uko iminsi izashira bizagenda bihinduka. Ntabwo ari byo. Iryo zina rikwiye kuba rikomeza urukundo, cyangwa se kubaha umugabo wawe n'abandi bagana urugo. Kubaha umugabo wawe sirito, kumwubahisha cyane, byubaka urugo, akumva aranabyishimiye kuko aba yagushatse afite bashiki be, afite ababyeyi, afite abandi bantu ba muri urwo rugo, ariko akavuga ati reka nshaka umugore. Abashaka rero kubahwa. Abagabo bakunda icyubahiro, ariko n'abagore mugakunda gukundwa. Ariko kubaha uwo mwashakanye ntabwo bikwiye kugenda bigabanuka uko urugo rugenda rumara igihe.
hari ibyo bavuga ngo dès qu'on monte en altitude la température diminue. Ntabwo uko mugenda muzamuka imyaka ishira mugenda urukundo rugabanuka, ntabwo ari byo. Kubaha uwo mwashakanye ni inshingano ufite, nawe akagukunda, ariko buri muntu afite icyo ashinzwe. Hanyuma ariko uretse kubaha uwo mwashakanye, wubaha n'abagana urugo. Urugo rutakira rukumira imbuzi, ugomba gukunda abashyitsi. Ni ingaruka z'icyaha ntacyo naruvugaho kidasanzwe, ahubwo nyine ni ingaruka nyine. Umwe mu bashakanye yapfuye uba wemerewe gushaka undi. Ubuharike nta busobanuro bihagije, muzabwirinde. Ntawemerewe guta urugo mu mezi 12 atabwiye uwo bashakanye. Umwaka uvuye ukagenda uwo mwashakanye ntamenye iyo uri, agana urukiko rukabatandukanya. Kwanga gutanga ibitunga urugo bitandukanya abashakanye, guhoza undi ku nkeke bitandukanya abashakanye. Ubusinzi, niba usoma ku icupa ukwiye kwirinda ko inzoga wayikora mu icupa ikagukura hehe? Mu bagabo. Iyo umuntu asinze, umugore wasinze, umugabo wasinze, uwo bashakanye agana urukiko rukaba rwabatandukanye. Ubujura, ndi kubona mutakwiba. Kwiba ntibyemewe ku bashakanye no ku bandi, ariko uwo mwashakanye kuva ko adashaka kubana nawe birabatandukanye. Kuryamana n'itungo bitandukanye abashakanye, ni kimwe no guhohotera uwo mwashakanye. Nshingiye ku mategeko, Itegeko nomero 27 ryo kuwa 8 Nyakanga 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura, rikaba rigenda uko mukwiye gucunga umutungo nk'uko ngiye kubasobanurira. Uburyo bwa mbere n'ivangamutungo rusange. Aya ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana uko bazacunga umutungo wabo, buri wese akawugiraho 50%. Byaba ibyo waciye ukiri ingaragu n'ibyo uzaca uri kumwe n'uwo mwashyingiranywe. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano. Aya akaba ari amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe ibyo buri wese yazanye igihe cy'ishyingiro kugira ngo biremezo ry'ibihano, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizungurwa. Ngo bigasobanura ko imitungo umugore n'umugabo bari basanganywe mbere yo gushyingirwa buri wese agumaniye ku giti cye, bagasezerana noneho uburyo iyo bagiye guca nyuma bazajya bayisanga. Ariko iyo baciye imbere buri wese agumana iye. Ubu buryo babwita ivangamutungo w'umuhahano. Hakaba uburyo bwa gatatu bwitwa ivanguramutungo risesuye. Aya ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gufata neza urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, bakagumana kwikenduza mu gucunga no gukoresha uko bikwiye umutungo wabo bwite. Iyi ngingo isobanura ko imitungo umugabo n'umugore bari basanga mbere yo gushyingirwa niyo bazashaka nyuma, buri wese agumaniye akaba ari uyicunga, bakumvikana uburyo bagomba kubaho, harimo kurihira abana amashuri, ko bazabona amafunguro, ko bazabona aho batura, bakagenda babyumvikana, ariko buri wese afite umutungo we. Mumaze kumva uko abashyingiranywe bacunga umutungo wabo, ndakubaza wowe Munyaneza Edouard, ivangamutungo rusange. urakoze. Kanzayire Grathia, ivangamutungo rusange. urakoze. Muri aha ngaha hari uwabona muri aba bageni hari utashyingiranwa n'uwo yakunze, washyire hejuru ikiganza cye. Yewe Munyaneza Edouard, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kanzayire Grathia umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Kanzayire Grathia, maze kumva iko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Munyaneza Edouard umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje dukurikije uko amategeko
ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. You got me. We got something everybody else can see. Me. Ishimwe Jean Bosco, umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Gisenyi, maze kumva amasezerano y'aba bageni bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Kuko nimubikorera ahandi hantu ntabwo byemewe hashingiwe ku byemezo by'inama njyanama y'akarere ka Rubavu ndetse n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Ntabwo ari byiza ko ugira ibirori hanyuma ngo tuze kukujyana aho kukwigishiriza. Ntabwo biba bikwiriye, ubushize hari ababirenzeho barabihanirwa, muze kubyirinda rero. Ikindi ni uko muranyura hariya kugira ngo babahe ibyangombwa by'uko mwashyingira mu buryo bwemewe n'amategeko. Umunsi mwiza. Friends, they all know, 'cause we can't help but let it show. Smiles we can't hide, we got something just too good to hold inside. We don't need no money, honey, you and I. What we've got together, money just can't buy what we've got. There's plenty of, I got you, you got me, we got love. Honey, we just keep on keeping on, 'cause love makes us strong. As long as we got love, we can't go wrong. We don't need no money, honey, you and I. What we've got together, money just can't buy what we've got. There's plenty of, I got you, you got me,